muhave mudatuma kuko buri akagasura mureba umva gutya muri kumbona ni muganga Rahira wari urwaye ute wari ufite ikihe kibazo ngewe nari mfite ikibazo cyakindi cyari cyarankomereye ariko nari ntabwira mama ngo agikemure nangwa papa ngo agikemure ariko nje hano kwa muganga aragikemura uzi gukora ubuku ugashaka umugabo ntajya atera akabariro si ikibazo reka da mbabarire turagushimiye usanzwe udukurikira hano ku Mbaraga Media TV. Ni kenshi ujya wumva ko ikibazo nk'icyo umaze kumva ndetse n'ibindi bijyanye nacyo nko kurangiza vuba, kubura amavangingo no kutagira igikundiro nawe byaba ari ikibazo kuri wowe. Gusa ndagira ngo nkumenyeshe ko yaba ibyo mvuze haruguru ndetse no kugarurirwa ibyibwe no kuvura amarozi hamwe na muganga Bufigira bitakiri ikibazo. Kurikirana iyi video kugeza isojwe umenye andi makuru y'ibijyanye nabyo kuko nibwo buzima nari mfite. Akoresha iperereza ajye mu nzego zibishinzwe bageze nk'ikirego cyangwa bimeze bite? Oya bambwiye ko afite imiti igaruza moto yo bakwibye nanjye ni nayo mpamvu namuganye kuko mfite agahinda n'umubabaro moto yanjye irambabaje pe. Kandi nzi ko ari bubikore kuko uwanyohereje nawe ni umumotari mugenzi wanjye yamugarurije moto. Nanjye mfite ibyiringiro kiyangira agaruka. Ni umumotari wamukurangiye. Ese ubusanzwe uyu mugabo ajya bikora ibyo bintu? Ngajya bikora cyane kuko dufite ubuhamya bw'abantu barenga 20 yagiye abikorera. Nanjye nicyo cyanzanye rwose. Mfite agahinda moto yanjye. Hano we. Urize hano turavura. iyi ni imiti iyo itetse ni imiti uriya twamuvuraga iri hirya ni imiti yose ni imiti kurimo kuyibona yituma hirya no hino mu mahanga ayivura inyatsi iterwa n'ikiryango wavutsemo iterwa no kuba hari abanzi bakugiriye nabi iyo turayivura tukavura byinshi abagore bajya mu mihango ntibayivemo kwa muganga bikabananira ibyo barabidutekereza nabyo tukaza tukabibavura byinshi hari n'abakunda kwangana bakanga umuntu bitewe n'impamvu bamuroze ibyo nabyo tugerageza kubishakira umuti abantu bakamukunda bariya bacuruza bigahomba nabo tugerageza tukareba impamvu kuko haba hari impamvu z'abantu bagirira abandi nabi twasanga ari kwa kumugirira nabi tukamuha umuti wo kumuvura abantu bakajya bamuyoboka mu bucuruzi bwe ibintu nk'ibyo bikagenda neza. Ese iyo uwo muti mu muhayo urangiye icya kibazo nabone nticyongera kikagaruka? Ntabwo kigaruka kuko tuba twamuvuye tukamuha n'umuti wo kubihagarika ari wo gutsirika ibintu bikagenda neza pe. Ugatsirika cyane rwose. Wabona izi mpu z'inyamaswa inyuma yawe turabona waza ruzungwe tukabona rw'intama niba ntibeshye izi mpu zose yakwibaza icyo bimaze icyo bibafasha. Izi mpu uru rudufasha gufata amadayimoni aba muri we ku muntu urwaye. Ikindi ukaba warwifashisha uramuha umuti umukatiraho se? ntabwo mukatiraho ngo arujyane, urumwambika se? ntabwo mukatiraho. Hari igihe tubona ya madayimoni tuba tubona ya madayimoni ko hari ako wakataho ukavanga n'umuti ariko n'ukundi kuntu nakambara cyangwa akamwambika kugira ngo kampe uburyo bwo gufatiramo aya madayimoni kugira ngo atatwihisha. Iyi nzogera rero idufasha kuyavumbura kuyakurura noneho tukayafata. Hari umuntu hano hanze dusanze w'umusore ari kutubwira igira hino nta kibazo ari kutubwira ngo bamwibye moto ngo kandi ngo arizeye ko bari buyigarure. Aba ibintu byibwe mujya mushobora kubigarura cyukuri bikagaruka. Ibintu byibwe tubwizanye ukuri ibintu byibwe turabigarura. Iyo kimara kwibwa hari icyo tugenzereza aho ya moto yari iri aho bayimwamburiye n'ibanga ryacu rimwe dukoresha mu miti yacu. Yagera iyo ageze aha aduhamagaye tumubwira icyaha akorera twamara kumubwira icyaha akorera
tukamuha umuti akagenda akahashyira iryo joro cyangwa se mu gitondo bugicya moto bahita bayimuzanira cyangwa ako kanya akayibona ikamugeraho cyane cyane. Umuti bita rugaruza. Umurwayi waje kwivuza hano ese yishyura ate? Hari mu buryo busanzwe, hari abagira ubwishingizi mu kwivuza, waba wagiye mu ivuriro ryigenga ukiyishyurira, hano mwebwe mwishyuza mote? Ese umurwayi iyo ugiye kwa muganga ugira ikintu witwaza, icyo witwaje rero nicyo tugenderaho. Aka kantu ni akantu dutuma kujya guhamura imiti mu mahanga hirya no hino hadukikije muri ibi bihugu byose, kakayizana ikomeye y'inkazi, tukayivurisha abantu barwaye amashitani, bateze amahembe, bateze za nyabingi byose. Ubushima bikaba ari inkoko yo gushima. Ni nzima we. Uyu ngo akaba ari inkoko yishimwe, ngo nawe ni umuco akura ku bakurambere be. Avuze ko yari yaribwa amafaranga 90,000, none uko bigaragara ngo hagaruwe 90 na bingahe na bitatu, 53. Ibanga wakoresheje nta n'ibyari ndi wavumbwira mu nzu udashaka ko rijya hanze. Ni ukuvuga ngo icyo yashakaga nuko uwamwibyaga ruribye, nabimukoreye nayo ngayo yandasigaye, nyuma y'iminsi mike nzagushimaho nayo yagize ute ayazanye. Kuvuga ngo rero njyewe ibyo byose nabigaruje, ayo mafaranga make yasigaye nayo azagaruka, ariko wimbazanye iryo banga ni iry'umuganga nyine. Yagiye mu kugenda mu kugaruka nzasigaye ryagiye, njyewe inza mvuga ati ganda nyirigiye, hari umuntu waje kuzanira ndatire neza, hari abantu nzi bakora iki bavuga ngo ikintu cyagikora ikintu ngiye ahantu yahandangiye aje hano abanga muganga nguyu ndangiye ahantu igare ryanjye riri, yarangatse uwo tuza mu gitondo nkangutse zangaragara kinahaje gushira uburyo ki nabonye mu igare atari kwakunda kuvuga ngo ni amakabya nkuru, ahubwo igare ryanjye ukuntu naribonye mu gihe byarantunguye. Igare narabyuze mu gitondo nsanga muganga nageze ahangaha amu muti, umugabo wanjye ubu ngubu yarakize, ubu ngubu atera akabariro uko bisanzwe, uri kubona ko nabyibushye, urabona ko nabaye neza, ariko mwareka mudatuma mvuga amabanga yose, mwambabarira ko oya koko hari igihe wa mugani wasanga hari n'undi ufite icyo kibazo agahita yewe mugabo wanjye ntago yajyaga ambwira ngo birindukira, nangwa nk'iki niyo nakoragaho byarangaga ugasanga ndakubyuka pe. Ubwo nanjye ubwanjye nari narataye umutwe, nanagendana nukara risigaga amavuta ntamfate, umva ntago ari wandebaho, hakorera urugo rukomeze. Ubu ngubu ndi umugore ushima Imana. Ubu rero naje gushimira muganga kuko ikintu yankoreye na mama ntago yari kugikora. Ubwo rero nicyo cyanzanye hano, yampereje umuti uyu munsi n'ejo. Mugabo wanjye wumva ahubwo rero ntange kuvuga ati bumbabariye, ariko rwose mva sinzi ubu nanjye bundi umva. None se iri shimwe umuzaniye ni wowe waritekereje cyangwa niwe wari gutumye ngo uzamuzanire inkoko? Ntabwo ari we wari intumye, nkango ninjye waritekereje, mbona kutanga byakunda ngomba kuza kumushimira, kandi nzanagaruka. Ibintu yankoreye ntabwo nabura kutagaruka no kongera kumushimira. Kubera iki se wahisemo inkoko ntutekereze uti wenda reka nzane ihene cyangwa se muzanire amafaranga? Nazanye iyi ngoko ariko mfite n'akandi kantu ntamuha. Ese wateka inkoko itagira ibirungo? Ntabwo byashoboka. Umuntu yahita agira ngo kuko inkoko gushimira ukoresheje inkoko, hari umuntu ushobora kubyumva nawe akavuga ati ibintu usanga upfumura. Oya rwose umva nkubwire, ninjye wabitekereje, abagomba kumujyanira ino sake nawe akayikaranga, ubundi nkamuha n'ibirungo. Uko nzajya ngenda nshobozwa nkurikije iraha mfite, ubu mfite umugabo turi gusohokana, ubu nanjye mfite icyo nakwirata ko mfite umugabo. Ariko icyo gihe ntaburaga icyo mvuga, niba mbwiraga ati ye madamu, natekerezaga kumbwira ngo ye madamu ndarongorwaga, ariko ubu ngubu mfite icyo navuga. Ubwo rero n'ikindi kitari kinzakizanira muganga, ni ukubura uko mbigenza.
hano se hasanzwe hateranira abarwayi cyangwa buri wese aza kuri randevu? oya hano haba hari abarwayi benshi baba bafite amarandevu ariko aba ari benshi muhahurira muri benshi ko ntabwo aba ari umwe nangwa nk'abari babiri. Ibibazo mutabihuje? N'uburwayi mutabuhuje muganga umva akabikemura. hano hantu icyo gihe ndi kuza kwivuza nahuriye n'abantu ngo bavuye ngo niba ari mukomere amakuru yanyu tuganiriye n'uriya dusanze hariya hafi atubwira ngo yaje kwa muganga. namwe mwaje kwa muganga? naje kwa muganga. waje kwivuza iki? wanjye ntabwo naje kwivuza ubwo yaramvuye naje nje kumushimira. n'uriya ngo yaje gushimira. wowe ko ntacyo wazanye se? uriya bafite inkoko y'isake. wowe buno byaroroshye umuntu asiga agira kohereza no kuri muze ku mobile money. ubundi iterambere ryaraje rwose. uje gushimira byagenze gute? uje gushimira nashatse umugabo turabana tumarana igihe nakubyara gerageza kwivuza biranga mbona urukundo rw'umugabo ruri kugenda ruri gushira nuko sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube mbonye nimero y'umuganga avuga bw'umuganga we inamugezeho kamukurikirane wenda yangira umumaro nkabona urubyaro nanjye nkaba umubyeyi. ubwo ndamuhamagara arambwira ati rwose ndakuvura nta kibazo. wari umaze imyaka ingahe utabyara? ubwo ushaka? nari maze imyaka 6. n'akana umugabo watangiye kuzajya araca inyuma atambona nk'umugore mu rugo. burya urugo rugira urukundo kubera abana. ubwo nabwiraga ndi kujya kwivuza ati ibyo bya bindi byawe atakibishaka nawe byaramushizemo pe. ariko muganga yaramvuye nuko ngiye ko nambona rwose mbonye umwana aramvura maze kubyara ntabwo binabyicarana akangende kumushimira. ndaza ndamushimira nuko ngenda mu rugo umwana ari gukura. ubu ngubu umwana ari mu rugo ari kwirukanka ari kugenda. nongenda atekereza ati uko umwana mukubise ijisho mpita nibuka umuganga rwose wamvuye nanjye nkabona umwana. ubwo nahise tena avuga nikangende kuri muganga ati namushimire. nahagarutse naje kumushimira rwose yaramvuye naragenze yewe nararushe n'imyaka 6 ni myinshi cyane. aho ngiye babubu bari kumvura bari kumbesha ariko rwose umuganga namugezeho rwose mitasama iwanje urukundo rwose turareba umwana tukishima tukanezerwa ni amahoro kabisa. tubwire nawe mugabo wowe niki kikugenza? njye naje kwa muganga. ageze kwa muganga arayigarura. ko mwicaye hano yababwiye mu mutegereze cyangwa? iya tubwiye tumutegereze ngo hari abandi ari gufasha. abandi ari gufasha. bakakwiba akabigarura. avurira hehe turebe niba twakwinjira kumuganga? murabona hariya hari abarwayi ari gufasha. ni nayo mpamvu natwe twicara hano dutegereje ko umwe asohoka natwe bakatubwira tukinjira. ni ku murongo ni ku murongo ni gahunda. kandi urabona twazindutse pe. ubu nanjye mfite agahinda kanzaze umutima wanjye uri kundya. urabona ntabwo nagiye gukora kubera ko banyibiye moto. hano wumva ari ibisubizo biri buve? igisubizo kiri kwa muganga kuko mfite amakuru hari n'indi moto ya mugenzi wanjye yagaruye. ni nacyo cyatumye nanjye mugana pe. ko ni muganga w'ukuri ntabwo ari babandi babeshya. hari abamasayi babeshya. nabahaye amafaranga 40,000 barayarya. ndi babigarura. ubu mfite agahinda ariko uyu nguyu we wahombye kabiri. ariko uyu we wese nawe nibigenda nk'uko uyu muganga arasobanutse. dufite amakuru yakasobanutse katari ibyo guhimba cyangwa kubeshya. arayigarura nzi yuko ejo nzaba ndi gutwara moto yanjye. icyizere kirarema. nangaha turi batumana muriho ntarandevu twari dufite yanyu mukaba mutwinjiranye se
bigenze bite? nuko twihutaga turavuga ngo reka tubanze tuganireho gatoya niba tutabarogoye. Urabona twari tuvura turimo kuvura umurwayi hano tuvura Kinyarwanda. Ubwo rero sinzi ukuntu twinjiranye wabahaye karibu, ni ikibazo gikomeye cyane. Twari tubajije hariya hanze baratubwira ngo nta kibazo twakwinjira, ariko rwose ntibibabuze murumva mudukeneye twabyanga se. Nikuze rero ni karibu turavura, namwe niba murwaye turabasuzuma kandi turabavura, imiti irahari. Ntibibabuze gukomeza akazi murimo. Yemwe gawe twebwe rero turi abanyamakuru, turabasuye ku buryo butunguranye, ariko turagira ngo muze kudusobanuriraho. Muganga we mana we, muganga urukumbabaza we. Muganga we, bamuroza ibijaganyuro turimo turabirumika kugira ngo bimuvemo agire ubuzima. Babizana n'ibindi by'amashitani birara biramusaza avuza induru aboroga. Ubwo rero tukaba turimo tumuvura. Yewe muganga urukumbabaza we, no kumukanda umubiri wose wose bikamuvamo bigashiramo. Hanyuma ibi bikandisho mufite umuntu yabyibazaho. Harimo ihembe ubundi ririya hembe rimanura hariya hasi mu birenge bikamanuka hariya, n'imiti tuba ibirimo byose ikabikurura amaze kumuvura kuri telefone. Ubwo agera iwanjye nawe ari kwigendera, ubwo arambaza nanjye ndamusobanurira, nanjye ubwo barandangiye ngo ningende ambereza nomero z'uyu muganga. Ubwo nanjye mbamagara kuri telefone, arambwira ngo ngiye kukuvura kuri telefone. Ubwo yamvuriye kuri telefone. Uyu munsi nibwo wahaje se? Uri kumva hari icyo biri gutanga? Ndi kumva biri kumanuka mu maguru no mu ndi misonga iri kugabanyuka, no mu mutwe narindi kumva ngiye gusara, none ndi kumva naretse gusara. Imisonga ndi kumva iri kugabanyuka mu mugongo no mu maguru. Aho ndi kuribwa hose ndi kumva biri kugenda biri kumanuka. Yewe nararembeye mu nzu, ariko ndi kumva ndakira. Ndakereje imisonga nari mfite n'umugongo ndonunamaga ndanubwo nicaraga, ariko reba buno ndicaye. Yewe ufite icyizere kuri mukiri? Yewe ndakira. Uno muganga yakijije abantu benshi iwacu, nibo bandangiye ari abadamu bagera muri 3. Nanjye ndi kumva ndakira. Ibi bino birenge byari byarabyimbye, none ndi kubona biri gutangira kubyimbuka. Aya mazi ngo ari umweru? Ngano mazi gari umweru rw'umugezi nyine basutsemo amazi, none biriya bintu byose biri kuva mu mubiri, ndi wakumva. Niba ari uko ubanza hari icyizere? Hari icyizere, ndakira pe. N'imisonga yo mu nda n'amabere gari garabyimbye, none ndi kubona gabyimbutse. nako kugutsirika. Umva biri kungeba we muganga, biri kungeba umubiri rwose ndi wakumva. Biri kungebagura, biri no gusharira ndi wakumva. Yewe we biri kumanuka mu nda ndi wakumva, amabere ndi kumva kameze neza. Nyogo kumuraho urakomeye mwana wanjye? Yego ndamahoro. Niko ndabona akazi mukarimo. Tukarimo. Aka kazi ni aka gakondo. Iyi miti tuyivurishe ni iminsi, ariko abantu bavurwa barakira rwose. Tuvuriraga no ku matelefone tukajya hanze, ngabavura kandi bakazaza baje gushima. Hari abo dutambutse hano hanze baje gushimira bagomba gushimira hano, baravura indwara bagumiwe, abibi bihato n'abagumiwe bakabona abagabo batarongoye bakarongorwa, n'abagabo batazi gushobora
babahaga imiti bagashobora ugasanga ubwabo ruratunganye. hariya hanze baduhaye ubuhamya turumiwe ngo hari umugore rwose byari byaranze umugabo we ariko ngo ubu ni sawa cyane rwose amahanga rwose hano baraza bakabavurira kuri telefoni bakaza baze gushimira bakahoyoza bakaza baze gushimira kuko umuti no kwa muganga w'ibizungu bakabirukana ariko babaririza bakamubwira umuganga wandi akaza rwose byose akabishobora. imvi zabaye uruyenzi. Ibi bintu byo kuvura muri ubu buryo mwatangiye kubikora ryari? batangiye kubikora wowe ku ruhande rwawe? ku ruhande rwanjye batangiye kubikora nk'ifite imyaka 20. ubu bibaye ingahe? ubu mfite 75. wavuye abantu benshi barakira neza cyampaye barakize. turukuze ibintu byose biri kumuva mu maguru mbese biri guturuka mu mubiri we ibyo ni biri kuvamo. ayiwe muganga we ayiwe umuganga we umuganga ndi kubyumva we umuntu abana n'ibintu nk'ibi mu mubiri yaba baramuroze kumanuka ibitegano by'ibihato by'ibihato muri aha harimo ibyo bamuteze by'amagufa mbese n'imibambo bayishyiragamo. ayiwe ubu uragiye kuzakira kuko n'abandi bose barakira. ayi muganga we hari abandi bagiye bafite uburwayi nk'ubu bagakira barakize buno bagendaga n'imigegeko ndetse bazagushima batakize. muga umwongere wegere hino wegere hino rwose umbwire wongere wegure biriya bikoresho wari ufite ubyegeze hafi turabona dusobanurire buri kantu ndetse n'icyo gakora. iri ni ihembe rirarumika ryambaye akagahu. kurumika umuntu utabizi ni gute? ubu turi mukozaho rero ntabwo mwamenya uburyo bw'ibanga dukoresha iyi miti n'iri hembe. iyo ndimukojejeho gutya ibimurimo byose byaba birazamuka bijya mu mutima bihita bisubira hariya hasi bikagenda bitungukira hariya hasi ko murimo kubibona. amazi buriya yashyizemo ari umweru ariko murebe biri amazi yaje guhinduka icyatsi n'umukara. urumva? aka ngaka rero nako aha harimo imiti yirukana ikidayimoni. bivuze ngo umushobora kuvura umuntu ari hano cyangwa adahari? adahari twamuvura, anahari turamuvura. bitwara imbaraga zingana? ntabwo bitwara imbaraga zingana, izijya hanze nizo ziba zikomeye ariko izo dukoresha hano ziba ziciriritse. ikindi nanone rero tukavura abantu kwa muganga hari ubwoba twoherereza, hari indwara ziba zananiranye, natwe twabona ari izo kwa muganga tukazohereza kwa muganga. mugirana imikoranire? tugirana imikoranire. hari n'igihe badutumaho tukayakorera abarwayi yo kwa muganga bati umuntu twabonye indwara ye igendanye na kinyarwanda. ubwo rero umurwayi akaba yaza nk'aha tukamukorera ikibazo. kwa muganga bakababwira bati hano hari umurwayi ufite uburwayi mushobora kuvura? yego. mukajya kumuzana mukamuvura? yego. cyangwa se bakamutwoherereza. ibintu bikagenda neza rero turi mu buryo bwo kugira ngo abantu tubafashe ku ndwara ziba zitandukanye cyane cyane za kinyarwanda nizo twibandaho. izitugezeho zo kwa muganga tuzoherereza muganga rwose mu ivuriro asanzwe adukikije. umuntu wabibona gutya ashobora gutekereza ngo aba bantu ibi si ugupfumura? ntabwo twadupfumura, no gusenga turasenga twewe. nibyo nari ngiye kubaza, ndetse mujya musenga? turasenga, dusengera n'abarwayi kuko iyo tubyutse tugomba gusenga kugira ngo Imana idufashe mu miti turi bukoreshe ibashe gufasha abo barwayi baje. kuko umuntu yinjiye hano hasi ni mu rusuzumiro duhagaze, ese ni muri aha hantu ni mu rusuzumiro, ni naho hatangirwa imiti se? tuyita ku ruhimbi. imiti si ibona gusa, hari n'indi myinshi kuko ntabwo ari n'aha dukorera honyine, tugenda dufite ibindi byicaro bibamo imiti. noneho rero umuti utari hano tuwuhamagara
tukawufata ahandi bakawutuzanira cyangwa se tukawizanira kugira ngo bidufashe ku murwayi tubonanye uburwayi bwe bugendanye na kinyarwanda nyine tuvura gakondo yacu. ubu iyo umwana wawe arwaye ese uramwivurira cyangwa umujyana kwa muganga? Iyo umwana wanjye arwaye biba ngombwa ko munyarukana nkamujyana kwa muganga ku ivuriro rya leta cyangwa noneho bakamusuzuma, bamara kumusuzuma bakaba bamuvura, ariko babonye ari indwara iraza hano mu muti wa kinyarwanda ubwo baramuzana. N'abana bajya babutuzanira bananiwe hariya kwa muganga. bavutse bananiwe? Oya, kwa muganga bananiwe kuvura. ni ukuvuga hari indwara za malariya, hari za mugiga, izo ntituzivura n'izo kwa muganga, ariko hari n'izindi ndwara z'amashitani, amadayimoni, amarozi, ibiterezanyo baba batereje. Ibyo ngibyo hano rwose ni ugukozaho tugafasha abavandimwe bacu b'u Rwanda, ariko n'abo hanze bose turabafasha, bakaryama bagasinzira rwose ibintu bikagenda neza. Noneho rero bariya bakobwa nabo badashaka, abo turabavura bagumiwe. Abahungu nabo bagumiwe badashaka, bishakashaka bakibura, akabura, akagira ikibazo ati nta nzu mfite sinarongora. Tugomba kumenya icyatumye niyo nzu atayigeraho kandi wenda atarigeze abura akazi, nacyo tukagicukumbura tukakimenya. Nibyo bita inyatsi? Hari inyatsi, turakagushimira. Abagore abakobwa bashakana n'abagabo ntibabyare bakamarana imyaka iyi n'iyi, iyo batugezeho abo ngabo twagiye dufasha benshi, mu mezi 6 akabyara, byatinda mu mwaka, nyuma y'umwaka akaba yasamye yabyaye. Ibyo ni ibintu tumaze kandi kubireba, tukareba niba hari amashitani yaturutse mu muryango cyangwa se bamuterereje cyangwa se ibyo bamureze. Ibyo byose turabireba tukabikora. Hano imiti irahari kandi ubushobozi burahari, twarabyize birambuye. Ikitunanira ni icyo cyo kwa muganga. Niho nendaga kubaza nti ibi ubumenyi mwabukuye hese? Barabyize ahantu? Ubumenyi rero se ni umurage. Ubumenyi ni umurage w'abasogokuru basogokuruza. Niho tukura ubushobozi bw'iyi miti no gusobanukirwa ku byo dukora. Ubu hari umuntu uri kubareba akavuga ati pepo kwa jina la Yesu, twamusubiza iki niba mubyumvise? Rero icyo twamusubiza, tumusubiza ko hano tuvura, nta bindi bintu bindi dukoresha. Turabasengera, tukabaha imiti yacu ya kinyarwanda yavuye mu byatsi. Ntabwo tumenyereye abantu basenga bafashe ibintu byo mu yewe na padiri yarwara yaza, icyo tumuvuza, iyi ni imiti yose, yaza tukamuvura, na pastor yaza tukamuvura, na musenyeri yaza tukamuvura. Ibi ntacyo bitwara, ahubwo harimo imbaraga zirimo imiti twarazwe n'abakurambere babasha gufasha abantu bitewe n'uko isi uko imeze ibamo abantu batari beza, banga abandi, bakorera abandi ubugome. Nicyo twigiye iyi miti kugira ngo tujye tubasha gufasha bagenzi bacu. Ese iyi myuka mibi muvuga, reka duhere kuri uyu murwayi uri hano, mwatubonyemo mutamika ibimeze nk'ifu, ubugira kabiri. Ese mu by'ukuri iyi miti muba mwayisoromye hehe, muba mwayitunganyije mute, abantu bizere gute ubuziranenge bwayo? Imiti rero yasoromwe ku bimera bidukikije. Dushobora kujya hanze hariya mu bihugu bidukikije, ukambuka umupaka ugakurayo umuti, n'ahangaha mu Rwanda rwacu hakavayo umuti, noneho tukagenda tuyikoresha, tuyiterateranya mu ndwara ziboneka zose tugomba kuvura, tugafasha bagenzi bacu b'Abanyarwanda n'abo hanze baturenze, muri Amerika, muri Australia, muri buri gihugu cyose
twemerewe kuvurayo dukoresheje imbaraga zacu, cyane cyane twoherereje iyi foto, twamara kuyibona dufite icyo dukora. mugira ibyangombwa bibemerera gukora ibyo byangombwa biraboneka, birahari. Tuba tubifite, ntabwo twakora tutafite, ngo ko cyane cyane aba tuba twaravuye bagenda batanga n'ubuhamya. Nibo bagenda bazana abandi bantu, nibo bohereza abandi bantu. ubu minisiteri y'ubuzima irabazi cyane cyane. murafashanya? Turafashanya pe, rwose turafashanya, ibintu bikagenda neza. Nabo kandi turabavura. Ufite ikibazo kiza aha ngaha iwacu mu Kinyarwanda araza tukamuvura, akabona ko imiti yacu ya Kinyarwanda ifite akamaro. Ni ukuvuga hari abagabo baba badashyuha, abasore badashyuha, ariko atari ko bavura. Iyo miti hano tuba tuyifite cyane cyane, ku buryo batayinywa bigacamo, ariko nyuma yaho yabashiramo bakongera bakasinzira. iyo tumuvuye biba birangiye, kuko tumuvura icyo twabanjije kureba, tukamenya ngo ni iki impamvu yabiteye. Hari ubwo baba baramufatiriye, yafatirirwa rero tukamenya impamvu bamufatiye, tukamenya umuti urakuramo bya bindi bamufatiriyemo, noneho agatera akabariro nk'uko bisanzwe. Umusore nawe rero atari ko yavutse, byaramunaniye kurongora, nawe turamuvura agakira. babandi bitwa ibiremba. Icyo nakubwizaho kuri ikiremba ariko cyavutse, mwagikangura? icyo ntabwo twagikangura, dukangura bariya bibayeho byari bisanzwe biriho. Mba ngomba kukubwiza ukuri. iyi miti murayifite ihagije ku buryo igihe cyose abarwayi bayikeneye bayibona, cyangwa hari ubwo ibashira nawe? iyo yicara iri tayari, tuyifite ari tayari, iboneka yose ko inyuranye, iboneka kuko ni umwuga, ni akazi ko gufasha abantu. ku muntu uri hanze ashaka wenda kariya agapfunyika, ni urugero, bitewe n'umuti akeneye, kamugeraho gute? urimo kubona rero aka kantu kano kegeze hino, igira hino tu aka ngaka karagenda kakagenda mu muyaga, kakagenda umuti. Niba ari abantu turavura muri Australia y'abangahe, tugendeye kuri ya foto, umuntu abona umuti we neza, ukamubwira icyo aritegura, ariko turimo kugendana na ya foto, kandi nuko turamutegeka uko araba abigenza aho ngaho, umuti ukamugeraho agakira. Aka niko kagenda mu kirere kakaguruka nayo, abantu bakakabona se gatambuka? ntago wakabona. Gafite amasaha kagendera y'ijoro, ntago wakabona kuko ni ibanga rikomeye cyane. Ibi bintu ubu hari uhise avuga ati pepu dore zambaraga ni imyuka mibi? Oya, ahubwo hagomba kuba harimo imbaraga zacu bwite z'ibanga ryacu, nta myuka mibi birimo. Nta myuka mibi birimo pe. Kakagenda kandi kakagaruka, kakaza kuduha ubutumwa ko umuti ugezeyo. Kazagaruka se, kagaruka byose biriho cyangwa bayabikuyeho n'ubundi? Abikuraho kakagaruka. Dukora kuri telekomande yacu y'ubwenge bwacu bw'imiti, kakongera kakagaruka kakaza kakagemura ahandi. Birashoboka ko hari ibyo nibagiwe kukubaza cyangwa bameze neza, nta kibazo. Ntago najyana ubwenge, kandi dufite imiryango ihari yadukomotseho, kugira ngo nabo bazafasha abandi bacu. Yemwe turabashimiye muganga.
reka tubareke rero mukomeze mwite ku barwayi yego natwe dukomeze n'izindi gahunda